Amahoro y'Imana abane namwe. Imana ikomeze ibarinde, ibahe ibyiza byose mwifuza, ihaze ibyifuzo byanyu, ikomeze yivangavanga. Yivanga ariko yivurugute mu bintu byanyu kugira ngo bigende neza. Ikindi kuba bimeze neza mujye mugerageza musabire n'abo bitameze neza. Munabibuke mubafashe. Ntabwo umuntu ajya gufasha umuntu kubera ko amurusha ibintu byinshi cyane wapi. Ushobora kuba ufite 2,000 ukigomwa desa ukayaha umuntu nawe akabaho, kandi ushobora kuyaha desa, ushobora kuziha umuntu nabwirirwe cyangwa naburare. Kuko buriya buzima twese tubayemo devo buba buriho, tuba dufite ibintu turya, tuba dufite ibintu twambara, twisiga tukamera neza kandi twumva imitima yacu iranyuzwe. Ikintu cya mbere rero buriya nacyo kiza kurusha ibindi byose no kunyurwa bibamo, kunyurwa no kwihangana. Rero uyu munsi nabwo nje kubabwira ku mukunzi nanone wifuje nyine kubaganiriza ku bintu byamubayeho. Uwo muntu reka dushake izina tumuhimba, tumwite Mutoni. Umuntu uranga yitwa Mutoni niyumve ko ari bavuze. Ni izina dufashe kugira ngo tubashe kubara inkuru neza. Yarambwiye ngo yiga muri segonderi bamuteye inda, agira amahirwe, ni n'amahirwe yo kuyihisha, arayihisha pe mpaka abyaye. Ngo yarwaraga igifu cyane cyane, ariko bikabije, kumwe nyine mu rugo baba bazi ko ukunze kurwara igifu cyane. Rero umva, ngo yarwaraga igifu hahandi byatumaga ajya no mu bitaro. Noneho kurwara igifu kwe byaramufashije mu gihe cyo gutwita. Urumva ibibazo by'inda byarazaga iwabo bakagira ngo ni igifu. Inkuru ye irababaje ariko iranasekeje. Ubwo yarwaraga igifu kiba kimufashije muri ubwo buryo. Bigera ku munsi wo kubyara, ibise biramufata, iwabo bagira ngo ni igifu. Bikomeza gutyo biramurya. Noneho iwabo babona umuntu ni indembe pe, bahamagara imodoka bamujyana kwa muganga. Ataragera kwa muganga abyarira mu modoka. Uri kumva? Mbare munyumvire igifu cyaje kubyara. Umwana arabyara. Urumva umwana ngo ageze kwa muganga, papa aramubwira nyine kubera uburakari. Buriya ababyeyi tujye tubumva rimwe na rimwe, nubwo hari igihe uburakari bwabo bakoresha amakosa. Ngo papa aramubwira ati ndagutwara, kuko kuba baraguteye inda ukamisha ni ikintu gikomeye, byibura uza no kumbwira ati ubu ngubu biza kugira nk'ibibazo ukahaburira ubuzima. Ubwo nyine papa we ngo aramubwira ngo numara kubyara umaze kumererwa neza, bagusezereye ndakujyana n'abaguteye inda baze bagutware. Umukobwa ngo ntabwo bari bamuzi ibintu byo gukundana n'abahungu, nubwo ntabwo bari bazi umuntu ngo baramuteye inda. Umva mama we nyine ubwo yari ari mu gahinda gateye ubwoba. Umukobwa agira ngo ni blague, amaze kumererwa neza papa we aramujyana, aramubwira uruhinja rurasigara. Ariko urumva ntabwo umwana yasigaye kwa muganga. Uwamuteye inda yaramaze kumenyekana muri iyo minsi, bari bamaze ngo kwa muganga, atwara akana. N'umupapa nawe atwara umukobwa we, aramubwira ati ntabwo ugomba kuva mu ishuri, ugomba gukomeza ukiga, ko sinkeneye ko kubyara bituma uhagarika amasomo yawe. Biranga. Umukobwa amara ngo nimba ari amasaha angahe iwabo, yambwiye amasaha 5 iwabo, yumva biranze ahita agenda kureba umwana, kuko umwana umuhungu yari yamujyanye kwa mama we kandi umukobwa arahazi. Ahita agenda kureba umwana, agumayo ngo iminsi 3. Papa w'umukobwa w'uwo muntu twise Mutoni agaruka kumureba, araza arongera aramutwara. Ubwo n'induru aho hose hazagamo induru. Umukobwa aricara aramubwira ati rero papa ntabwo bishoboka ngiye ko nahita ndeka umwana w'uruhinja, mfite amashereka, ibiki byose aramusobanurira. Papa we kubera umujinya aranga. Umukobwa arongera acika papa we, asubira kureba umwana, ariko ahita amukura hahandi bajya ahandi hantu. Nyuma y'amezi 3 papa w'umukobwa arahamenya, asubira kureba umwana we. Njyewe ngo harimo urukundo rw'uwo mupapa, papa Mutoni yakundaga umwana we ariko akirengagiza umwuzukuru we.
urumva kwirengagiza umwuzukuru we nabyo ntabwo byari byiza. Njyewe uwo mugabo ndamunenze aho ngaho. Noneho umukobwa nyine noneho biranga ahantu hose agiye papa we akahamenya, abantu ari kumubuza amahoro. Biba ngombwa ko umukobwa umwana amurekera iwabo w'umuhungu aba ari bo bamurera, batandukana gutyo. Umukobwa rero umwana we ni mukuru, ngo afite nk'imyaka nka 17, 18. Ikibazo afite, ntabwo yabonye ukuntu ahereza umwana w'urukundo. Umwana nawe ntago amukunda kubera ibyo bintu bahuye nabyo, byanagiye nagarutse bagize gutya. Yabonye urugo ngo rumeze neza rurimo n'amafaranga, arumva yifuza ko umwana we babana. Kumusaba aho umwana aba ngo birashoboka bakamumuha, ariko afite ikibazo gikomeye cy'ukuntu agomba kuziyegereza umwana we, kuko niyo agiye ngo aho hantu kumusura umwana amufata nk'abashyitsi basanzwe. Cyakora najya uri nka mere wanjye byaragenze gutyo, biragoye ko nakwiyumvamo ko sinaba nkuzi, ariko nanone nkeka ko byazaza. Mumbare mugire inama uwo muntu bamubujije umwana we muri ubwo buryo. Muri kumva nawe ntabwo ari we wabishatse, ntabwo ari nk'aba bakobwa babyara abana bakabata. Yamubuze kubera nyine ibyo bintu bagiye bamukorera. None aka kanya ameze neza, afite urugo rumeze neza, arashaka kubana n'umwana we. Urumva afite n'abandi bana, abo bana bandi afite ngo bafite imyaka 5. Rero mumbare mugire inama y'umuntu. Gusa njyewe ku ruhande rwanjye nakoresha uko nshoboye, nashyiramo imbaraga zose zibaho. Umwana nashaka nkanamubwiza ukuri, nkamubwira ni rero nakubyaye ndi mutoya, ndi ku ishuri, nkamubwira byagenze gutya na gutya, ntabwo byari nyine nabwo ukagira n'uburyo ubisobanuriramo umwana ku buryo atazanga sekuru. Ni ukuri icyo kintu kirakomeye. Uzi kumva mama wawe, hari n'undi mwana nzi, wowe n'uwe nzi neza, ni umukobwa mukuru, mama we yari azi ko ngo ari sister we. Bose urumva umwana bamubyariye mu rugo, akura azi ko nyogokuru ari we mama, noneho mama we akaba azi ngo ni mukuru we. Ariko bitari ibyo kuvuga ngo ni kwa kundi abana benshi ngo bita ba nyirakuru ngo mama. Hoya, ahubwo we yamubwiraga ko ari mukuru we, ngo ntabwo yashakaga abantu bamenye ko yabyaye. Nawe uwo mukobwa we ntago amukunda, niyo wamubwira ngo mama wawe byagenze gutya ntago bimushitura. None ikintu kibi gihari, we n'uwo nyirakuru nawe yaje kumubera umuntu mubi, baratandukana, ajya kwikodeshereza, aranabyara, nawe yaragiye akora ubuzima bwe. Bibe nyirakuru wamureze nka mama we, bibe n'uwo mama we, bose ni ikibazo. Wezi ko ibi bintu biba biri seriye, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza, ni ukuri kw'Imana. Ushobora kubyara uri muto pe, uba wumva isoni, uba wumva ubuzima burangiye, uba wumva ibintu byinshi bitari byiza. Ariko bibaye byiza, mba numva washaka nk'umuntu mukuru ubona wenda wakugira inama by'ukuntu ibintu wabyitwaramo, kugira ngo uwo mwana wabyaye atazakura agakurana icyo kintu nawe, cyangwa ugasanga nawe biramukurikiranye. Hari ukuntu uba usanga muri famiye hari ibintu byabaye, namwe muhari muri batoya bikabakurikirana, n'abo mubyaye nabo bikabakurikirana, kandi ntabwo ari byiza. Ibyo bintu harya babyita ngo nimba ari ngo ni karande, izo za karande zigiye zigenda kwa ba karande ba nyirazo, ntizikakurikirana abo bana batoya batazi iyo biva n'iyo bijya. Ndabasabye rero nk'ibisanzwe mumfashe mugire inama uyu muntu. Ni iki yakora kugira ngo umwana we nyine amwiyumvemo nk'umubyeyi we, kandi nanone nafate nabi sekuru ku ruhande rw'iwabo umukobwa. Ibyo bintu bibiri nicyo kintu yibaza, kandi ni n'ibintu bikomeye pe, ni ibintu bikomeye. Ikindi ndabashimira kuba munyizera, njyewe ungana gutya, njyewe usa gutya, njyewe wicaye hano umeze gutya, mbiha agaciro. Ni ukuri uzi ko mutuma mbyibuha buri munsi, reka umaze kungana, mutuma numva ko ndi umuntu ukomeye cyane. Rero mise nifuza ko twakomeza
nkasubiza comment. Hari abantu, reka mbabwize ukuri, hari nk'igihe umuntu aza hano kuri channel yanjye akandika nk'ibintu yakabaye agenda akabwira ubwonko bwe. Njye biranyica. Ukaba wumva njye nakabwira ubwonko bwanjye ni Neri, tuza ihangane, ibi bintu biraza gucamo. Simbibwira ubwonko bwanjye, nkaza nkajya kubyandika nko kuri channel y'abandi. Rimwe na rimwe tujye tureka, niba dufite ishyari muri twebwe, tugerageze no ishyari ryacu kurigira VIP. Hari ukuntu ishyari ryawe urifata ukarigira VIP, ntihagire undi muntu umenya ko urifite, ukajya urisohoraho gake gake ahantu biri ngombwa. Hano kuri channel ntabwo biba biri ngombwa. Uyu muntu niyihangane, uri kumva ntabwo biba biri ngombwa. Ni ukuri ako gashyari wifitiye kagire VIP, n'amatiku n'ubundi butindigana sa bwose baba bukurimo jya ububika. Niba hari nk'umuntu uba uvuga ariko sha nari narakibuze iki ngiki ngo nyibwire, usibye kunyandikira ntabwo bingeraho. Urandika igikomenti cyawe nkagisoma, nkavuga n'uyu nguyu ejo rero ngomba kuzakora indi video, akabona ahandi hantu ajya kwandikiraho gake gake, ariko bizagenda biza, iyo mitima mibi muzayireka. Nifuje gusubiza comment zimwe na zimwe kuko ziba ari nyinshi pe, ntabwo nazisubiza zose ngo mbishobore. Nshobora gufata nk'eshatu kuri buri kiganiro cyangwa enye kugira bitarambirana, sibyo? Kuko iyo ibintu bibaye byinshi biba bibi. Hano hari umukiriya uri kumpamagara cyane. Hari ikiganiro nakoze ndi guhamagara umugabo wanjye mubwira ngo ndatwite, haza umuntu arandika ngo ntago nakabaye ngo nandikaho ngo titre iriho ngo nakabaye ngo nandika planka, kubera njyewe niko nabishatse. Nawe nubishaka fungura YouTube channel ujye wandika ibyo bintu, sibyo? Niko njyewe nabishatse. Gusa nta bifu zirimo nyine, nuko mu gihe uri gusubiza tujye tugerageza gukoresha ukuri, sibyo? Abantu bakunda ukuri mushyire imitima muri comment. Nukuri ninkora planka mana we nzabyandikaho ko ari planka, nzayikora. Planka nzakora bwa mbere, nzakoresha uko nshoboye. Kuri uwo munsi nakoze planka nkore nk'eshanu icyarimwe, ku buryo abantu nzazikorera bazajya kureba nyine byararangiye. Wenda urugero nk'ubu ngubu nkakora planka nkayikorera Mutabazi, nkahita nyikorera undi mukiriya witwa Maki, nkahita nyikorera wenda na mukuru wanjye. Izo planka nzazishutingira umunsi umwe, nindangiza undi nzaprodinga gake gake kugira ngo batazamvumbura, kuko nshaka kwa uploading ya mbere undi namuhamagara akatavuga ngo ni bya bintu byawe, simbishaka. Ndashaka kuzabemeza. Twagiye. Abantu mushaka kuzajya nkora planka muzambwire, mumbwire nako. Abantu b'i Burundi ndabashimira cyane cyane, message zanyu ndazibona. Hari abanyandikira, abenshi banyandikira bisanzwe, n'abashyiraho hano kuri comment no kuri Kimana. Ndabashimira cyane. I Bugande, mu Rwanda, hari umuntu wanditse ngo planka ni nziza ariko zitera ubwoba. Ni ukuri ujye uhitamo neza izo ukora, wabyumva bigewe bayigukoreye. Umva umunsi ngiye nazikoze ni gutyo nzabigenza. Hari umuntu wavuze ngo shamani se ko biri kugenda. Ibyo ndi kubona yaravuze ngo mukomeze mutere imbere, ndabakunda cyane. Natwe turagukunda cyane. Mbabwiza ukuri connection ziri aha ngaha zimeze nabi. Ndagukunda cyane, ndagukunda. Abantu b'i Burundi mana we, umugabo wawe yanga imikino ketchup, ntuzongere. Ntabwo nzongera. Ngo aha eguwe suramukiriya ngo aha. Kubabarira ntibisigura kwibagirwa. Nanje nikomeze pe, iyo unkoreye ikosa ndababara, ariko habaye ikindi kibazo
kigomba gusa icyo ni ikirundi rero mana yanjye. Yashatse kuvuga ngo kubabara ntibisobanuye kwibagirwa. Iyo umukoreye ikosa rijya gusa nka rya rindi n'ubundi agarura bya bindi. Ndagukunda mbere na mbere mbanje kugusaba imbabazi kuko ni ukuri uko nagufataga maze ukubona ko atari kuteye. Social media ni mbi cyane zatumye tugufata nabi ariko ubu ndi umufana wawe ukomeye cyane. Ndagukunda cyane uri umwana mwiza pe. Uyu muntu yitwa Nirere. Urakoze cyane cyane pe. Ni ukuri Nirere nawe ndagukunda. Ibi navuze nibyo. Social media nyine rimwe na rimwe abantu bajye bakira ko ari business. Nicyo kintu cyoroshye. Nicyo kintu kizatuma utanga umuntu. Pe ushobora kwanga umuntu kandi ni ukuri ko Imana arengana. Yigiriye agatima keza nk'aka kanjye. Ukuri Ketchup ndagukunda bitesesha niba atari game akaba ari ukuri ndakwinginze ntuzongere kugaragaza amarangamutima y'umugabo. Ni game reka nanabivugire hano ntabwo nwite pe. Ndashimira Imana ku bana yamaye barampagije. Ni ukuri ahubwo Nyagasani anize ubuzima nabo abaho ubuzima anize n'amafaranga emva anize byose mbavunikire mbakorere Imana inshoboze. Hari umuntu hano witwa ngo Smart Musanze ngo byiza cyane ndakwikundira urukundo nirwo ruzima ntabwo uba wababariye ubikuye ku mutima ngaho. Ndasetsa ati ahe ni ukuri nanjye bibaye ari byo naguhonda. We ntabwo ari byo ni mumonde ngewe ntabwo ntwite. Hari undi muntu witwa ngo wallahi hariho imibare nta mazina ariho ngo none urabona yabyumva gute abana 3 ugahita wongera gusama. Cyakora reka mbibwize ukuri kanishyire mu mwanya w'uwo mugabo ariko ubundi numve kandi ubundi umugabo si uko ari we wenyine uvunika n'umumama aravunika ariko abapapa nyine mufite ukuntu mwitereye ntabwo ibyo bintu umuntu aba yitapfa kubyumva n'umwe iyo yaje bitari kuri gahunda kuba ari ikibazo. Hari umuntu wavuze ngo babajije nuza Kadafi ngo uramutse uteye umukobwa inda ngo mutabipanze cyangwa se mutabivuganye ngo wabigenza ute ati namutererana. Rero mujye mwihangana mukora ibintu mwabipanze batazajya babatererana. Akantu ko gutererana ni hatari. Hari undi witwa ngo Muhimundu Ketchup warumahamuye ibaze iyo biba ari byo gusa ugasanga ari 3 nanone ye baba we amata yahita yikuba 2. Ndabakunda cyane nkunda ko wowe n'umugabo wawe mwiberaho kijama. Uti ndatwite sheri mutabaza atahe. Yakoze cyane. Ikindi ndasuhuza umumama wamamagaye ubigisenyi yabyaye ngo nawe abana 3 ariko umubyeyi ngo afite kansa. Imana ikorohereze kandi gukize komeze guha ubuzima. Abaganga bajyaho bakavuga ibintu ngo mu myaka ingaho uzaba ugiye ngo bizaba bimeze gutya ngo nta cyizere ariko Imana ishobora byose ishobora kubikora ikagutiza indi myaka myinshi cyane myinshi pe. Twebwe nk'abantu tutanazi uko ingana ukabasha gukomeza kurera abo bana. Nyagasani akorohereze. Njya numva abantu barwaye kansa bavuga ko bababara cyane pe mu ngingo zabo hafi ya zose. Imana iborohereze kandi ibahe gukira ibabe hafi muri byose. N'abandi bantu bose barwariye mu bitaro biri hirya no hino bankurikira n'abandi barwariye mu rugo
n'abandi mumeze neza, Imana ikomeze ibiteho. Ndabakunda cyane cyane. Bye bye.